Hello everyone. Muraho mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, murakaza neza kuri The Youth TV. Hari hashize igihe kinini tutaganira, tutavugana, tudakora ibiganiro, ariko mutwihanganire hari habaye akabazo ariko ubu kakemutse tugiye kujya tuza dukora ibiganiro nk'ibisanzwe buri cyumweru, ntabwo muzongera kutubura kabisa. Rero ku bantu basanzwe hano kuri The Youth TV, ku bashuti bacu, ku bantu badukurikira buri munsi, turabashuje cyane hano hose muri Kigali, abari muri lockdown mwihangane, n'abamuri bari mu ntara nabo bari muri lockdown mwihangane, natwe nuko. Rero n'abandi bantu bashyashya hano kuri The Youth TV turabakiriye kandi tubashishikaza gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo muzajye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi, kugira ngo ntibijye bibacika, kandi n'ibiganiro byiza nkuko mubizi, nkuko muzabibona n'ibindi byatambutse ni byiza cyane, harimo ibifasha abantu mu buryo bw'imyororokere n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubwo rero mukande subscribe, niba uri mushyashya kuri The Youth TV kora subscribe kugira ngo ibintu dushyiraho bitazajya bigucika, ukande kukazogera kugira ngo nituzajya uploading ikintu, nituzadushyiraho ikiganiro ujye ubona notification. Hanyuma rero nkuko bisanzwe tubahaye ibintu bigiye bitandukanye byiza mukunda, murabitubwira, urukundo rwanyu rwose bya bless, Imana ibaho umugisha kuko ibintu mugenda mudukorera, kudusharingira na comment n'ibindi bigiye bitandukanye biratunezeza. Hanyuma rero uyu munsi ntatinze ntizimbye mu magambo, twabateguriye ikiganiro nakwita gute, it is very interesting cause ni ikiganiro kijyanye n'ubuzima bwa lockdown iri gutrendinga uyu munsi muri Kigali. Tuba tuzi ko turi buve muri lockdown, ejo bakayongera, ejo bundi bakayongera. Hanyuma rero iki kiganiro ni ikiganiro gitoya nifuje gukora kugira ngo mbaganirize ku buzima bw'abantu muri rusange bari kubaho muri lockdown. Ingingo ya mbere turi buganireho ni ukuntu couples abana, ubwo ni ingo zibanye muri lockdown, abagore n'abagabo babanye. Mwagiye mubyumva cyangwa se bamwe mubibona babikinamo nka comedy, ariko si comedy. Hari ikibazo abagore bafite ikibazo, abagore barenze umwe bagiye batanga ibibazo cyangwa nabyita nk'ibirego mu buyobozi yuko abagabo babo batabamereye neza, ngo gahunda ni kuryama. Namwe murabyumva, ni ikibazo gikomeye, aricyo nyine turi bubaganirizeho. Dufite ubuhamya turi bubasomere bw'abadamu bafite icyo kibazo. Hanyuma ingingo ya kabiri turi buganireho ni ukuntu abasingles cyangwa abantu abasilibateri batarashaka, yaba abakobwa cyangwa abahungu babayeho cyane cyane abo mu mageto muri lockdown. Hanyuma rero ikintu nababwira icyo ngicyo, kuko icyo cy'abagore n'abagabo kuko kiri interesting, nicyo turi bubaganirizeho nyuma. Hanyuma turahera ku kintu cy'abasilibateri, kuntu babayeho, kuntu abasilibateri babayeho muri iki gihe cya lockdown. Ako tutarajya kure, reka mbanze nkubwire wowe muntu ukeneye intebe nziza, umuntu ukeneye igitanda cyiza, ukaba ukeneye ikindi kintu icyo aricyo cyose gikozwe mu biti, twagushishikariza kugana iduka cyangwa se furniture iherereye i Nyamirambo hafi y'umusigiti w'Amajengu. Iryo duka cyangwa iyo furniture izaguha ikintu cyose gikozwe mu ntebe, gikozwe mu giti. Icyo kintu gishobora kuba ari intebe, igitanda cyangwa ikindi. Ushobora kuba ushaka gukoresha ikintu gishyashya, igitanda gishyashya, cyangwa se ukaba ukeneye igitanda cyakoze. Ibyo byose barabigufitiye kandi ku giciro gitoya. Ubwo rero niba ubikeneye, kugira ngo tuguhe nimero wabarizaho, kandi ntago bahenda, wabyandika muri comment timumpe nimero nabarizaho ku buryo bampereza icyo gitanda cyangwa iyo ntebe, icyo kintu gikozwe mu giti cyari cyo cyose, cyangwa n'akabati. Murakoze. Noneho dukomeje, nandi kubabwira ku kuntu couples cyangwa se abasingles babayeho muri lockdown. Nababwiye ko
nubwo aba mama cyangwa abagore bubatse ingo bafite ikibazo barimo no kubitubwira cyane aricyo cyane twenkoraje gukora iki kiganiro cyangwa iyi video turaza kugisorezaho. Wowe komeze reba iki kiganiro, icyo kintu turaza kugisorezaho. Hanyuma reka tubanze tubabwire ku kintu cy'abantu bibana baba singles cyangwa abasilibateri bibana ukuntu babayeho. N'urugero umuntu wibana muri ghetto ari muri lockdown, wari ufite akazi, wigaga se, wari ufite ibindi bintu ukora bya buri munsi, ariko ibyo bintu ntago uri kujya kubikora. Ubwo it means ko ubyuka mu gitondo uzi ko nta uri bujye, akazi aba ari ukurya, just no kuryama no koga wenda. Niko tubyumva. Ariho usanga umuntu n'urugero umuhungu arabyutse mu gitondo, arabyutse ateguye breakfast. Nko ku basilamu akenshi babanza gusenga, cyane ko n'abandi bakristo cyangwa abasenga mu yandi madini n'abarastamen nabo barabanza bagasenga, then ukaba washaka ikintu ufata kuri breakfast cyane ko iyo umuntu ari mu rugo akunda gusonza. Urumva ko it means ko ugomba kubanza ugafata breakfast. Arabyuka agasenga, akaba yafata breakfast, then ubwo ahita atangira kuvuga mbuzi cyo gukora. Hari aba social media lovers, hari abantu social media ya addictinze, abo bo usanga hora kuri social media scrolling, Instagram, Twitter and anything, ariko ugasanga nyine nta kintu bimumare muri rusange. Ugasanga nyine uri wa muntu ukunda social media ahise ajya kuri telefone aga scrolling, then saa sita zikaba zirageze cyangwa saa tanu akaba arongera arashonje, then akagira nyine akahita ashaka ubundi buryo bwo kurya. Niba ari umuntu wibana nta wundi babana, ufite iyo gaze cyangwa iyo mbabura, arateka arye yoge asubire kuri ya social media. Ariko hari n'abatajya boga hari n'abatoga just nyine ugasanga cyane nk'abahungu aravuga nta hantu ndi bujye, ugasanga nyine amaze nk'ibisi atoga kuko nta hantu ari bujye. Ugasanga nyine niba ari wa wundi woga we aroze asubiye kuri ya social media ari scrollinga. Muri make nta kintu afite gifatika cyo gukora, nta kintu kiri kuboneka cyo gukora muri lockdown. Wa muntu nyine araryamye se yagiye kuri ya social media, nimugoroba birageze aratetse arariye, that's it, agiye kuri social media. Abenshi ugasanga anageze nka saa 9 atararyama, cyane ko buriya iyo umuntu atananiwe ntago kuryama nyine bipfa koro, kuko iyo umuntu araryama akaryama amasaha menshi bitewe nuko aba yananiwe, sibyo. Ariko niba ntananiwe, niba ntagiye ku kazi ngo nje muri machine nduhe, oya, usanga kuryama nyine kubona ibitotsi birangora. Just hanjye ku ruhande rwanjye nago gupfa kubona ibitotsi biba byoroshye, nago biba byoroshye. Ariko none iyo umuntu yakoze araryama kanini, ugasanga nyine wa muntu atinze gusinzira aranaryamye, that's it. Umunsi ukabaye gutyo, kubyuka gusenga, wenda kusenga breakfast, social media lunch, supper, then akaryama. Ariko mukuri ni gutyo tubayeho abenshi aba singles, umuntu wibana cyangwa ubana n'abandi baba singles bagenzi. Ariko nyine from my side nagari gutyo, numva ko umuntu yakabaye abayeho gutyo. Bitavuze ko hari n'abandi bakora ibindi bintu. Ibyo bintu reka nze mbibabwire, nubwo nyine nagari byiza. Hari n'abandi ugasanga n'umusilibateri n'umukobwa cyangwa se n'umuhungu, ariko ugasanga hari ibintu nyine iyi lockdown nawe ayibyaje umusaruro mu bundi buryo butari na bwiza, buvamo indwara n'ibindi nkabyo. Ndaje ndabibabwira, ariko hagataho nakubwira niba uri umuntu ukunda indirimbo za gospel, hari channel y'umuhanzi witwa Valence. Iyo channel ye yitwa Uwayezu Valence Official, wajyaho ukaba wareba indirimbo z'aba gospel. Nge ntago nzizi, ndi umuyisilamu, ariko wowe niba uzikunda wajyaho ukaba wazireba, kuko nyine zagushimisha. Ni umuhanzi ubona koko ashoboye kandi abavuga ibintu azi. Okay, nanone hari abashuti banje njya mbona bafite ama IG wari gutrendinga, ashyiraho ibintu byiza, wagenda ukaba following. Hari uwitwa Isimbi 1, wagenda wandika Isimbi then /1, uwo muntu ukagenda ukaba following.
numukobwa mwiza abahungu nyine gusa hari ikintu mutumva nago mubyumva mbamba pasi ariko nago mubyumva genda following isimbi 1 kuri IG una following umuhungu wanje witwa Verb Official 250 ugende umfollowing nawe ashira ibintu byiza cyane. Okay, dukomeze narindi kubabwira nanjye kubabwira ku kintu cy'abahungu cyangwa abasingles n'abakobwa n'abahungu n'abakobwa ugasanga n'urugero abahungu bajya batubeshya cyane gasanga yagukunze cyane nuko ari muri lockdown niba wibana cyangwa se wiyibana akagushuka gasanga nyine buri mwanya uva insure ntago ari urukundo ntago agukunze guys mujye mumenya ubwenge ugasanga nyine muhora mu buriri reka mbivuge mu buriri kandi actually mutaranabanye mutarana n'ibibazo ugasanga lockdown ivuyemo utakiri umwe usigaye ugenda muri babiri naga ari byiza mu bitekerezeho ube careful niba wari ufite boyfriend ariko kabona nagakwitaho cyane ako bikaba bigeze muri lockdown kabona yagukunze yakweretse ko nyine urenze oya bitekerezeho murakundana ariko actually ntimurabana ntibamuzi ugasanga nyine yagukunze yakweretse kuri ibintu byose bye oya nyine byemere niba nagukunze ariko nawe mwiyubahe twiyubahe muri rusange ni bitavuze ko n'abahungu hari abakobwa baba bashaka gufatira n'abahungu ugasanga nyine mwakundanaga bisanga ko bitete n'imico mibi yigirira umukobwa akabakunda nabyita gute okay twese turi abantu bakuru akakunda gukora ibintu ibyo bintu nyine ugasanga rero kuko nyine byamugize nka addicted bitewe n'ukuntu yabayeho ugasanga umukobwa aragushutse muri lockdown cyane ko muri iminsi sinzi ibintu byabaye ugasanga nyine umukobwa arakuruta murakundana arakuruta nago mvuze ngiye nago from my side nago mvuga ko urukundo rugendera ku myaka ashobora kuba akuruta umukobwa akuruta ariko atagushuka cyangwa atagenda atafite ikintu kiba akugendereyo agasanga umukobwa aragukunda murakundana arakuruta ariko muri lockdown akagukoresha akazi koko urumva ko ibyo bintu ari bibi ibyo bintu ni bibi mugerageze nyine mu bigabanye mube careful hanyuma nkuko twababwiye hari ikintu nyine kiri gutrendinga kuna abagore n'abagabo bitoroshye abagore bamwe barenda kwisubirira iwabo kubera icyo kintu cyo turi bubaganirizeho ni mubyibagirwe turi babwira ukuntu bimeze tubabwire n'abagore nyine bagiye babitubwiraho bakaduha ubuhamya ati rwose ngewe nago byoroshye ndi hafi kwisubirira mu rugo birumva ni ikibazo gikomeye turaza kukibaganirizaho nacyo ntugende utarebye iyi video ngo uyirangize kuko turaza kubabwira nyine ukuntu bimeze tubaho ubuhamya bw'abagore batwiguye ati nge rwose ni byoroshye nta kindi kibazo mfitanye n'umugabo wanjye ariko lockdown arangora aramvuna rwose hanyuma rero uko twabibabwiye uko turi kugenda tubafasha tubaha ibintu byabafasha hano hari undi muntu umuntu ucuruza inkoko z'inyarwanda abantu benshi bakunda kuvuga nta hantu wapfa kubona ry'inyarwanda ntago wapfa kubona inkoko y'inyarwanda hari abantu bakibifite kandi babikora rero hari umuntu aba imusanze ni umuntu uba aba ngoma kibaya ariko bitavuze ko we uri mu kandi gace atakugezaho inkoko afite inkoko z'inyarwanda of course ubwo niba afite inkoko afite n'amagi yazo niba ukeneye inkoko ushobora gushaka imwe cyangwa nyinshi cyane zo korora uwo muntu ari ready guhita aguhereza inkoko ukeneye cyangwa amagi y'amanyarwanda afite inkoko z'inyarwanda kandi nziza wamuhamagara kuri nimero 078 40 20 97 ndabibasubiriramo uwo muntu ufite inkoko z'inyarwanda kugira ngo umubone cyangwa se umuhamagare muvugane mupange gahunda wamubona kuri nimero 078 40 20 97 uwo muntu ufite izo nkoko yitwa niyo nkuru Pacifique umuhamagare muvugane abahe inkoko nziza zo korora cyangwa se zo kurya buriya inyarwanda ziraryoha ntago zimeze nk'izi pondezi n'ibikina bya niba jye ukuntu bazita muvugishe abe yabafasha ndiho mbabwira ku kintu cy'abasiribateri ukuntu bari kubaho muri lockdown ariko noneho nasoza kuri iyo ngingo mbabwira ko
kuba uri muri lockdown ntago bivuze kwiyangiza cyangwa ko wabura icyo ukora. Hari ibintu byinshi cyane wakora muri lockdown. Uri umuntu uri single, nta bindi bintu ufite byo gukora ngo wicaye mu rugo. N'urugero nkanjye nahoze nifuza kuba nakwiga. Ngiye mu busanzwe niga IT and business cyangwa icyo kwita information systems muri University of Rwanda Nyarugenge campus, iyo benshi bazi nka KIST. Hari amasomo menshi twiga, ariko hari inama n'urugero nkiga ama programming, hari yitwa C++, C programming n'ibindi. Hanyuma hari yitwa JavaScript, ntago turayigeraho, ariko ngewe nahoze nifuza kuyiga. Ariko umwanjye nyigeze kure. Why? Nyine day to day ndeba ama tutorials yayo. Nshaka kubabwira ko ushobora gukora ibintu byinshi muri lockdown. N'urugero, hari nk'abantu wahoze wifuza kwiga ikintu, n'urugero nko kudoda, reka dufatire kuri icyo kintu cyoroshye. Hari ama tutorials menshi kuri YouTube, ushobora kuyakurikirana then ukajya ukora practice ukaba wabimenya. Hari abantu bakunda kubyina, actually hari abantu bakunda kubyina ntago ari iby'abana, ntago ari iby'abakuru, biterwa n'umuntu ubikunda. Ushobora kujya ureba mu tutorials ukajya ubikora practice, then lockdown yazajya kurangira ahubwo ujye no mu marushanwa. Ntago lockdown uvuze kuba ko nta kintu waba ufite cyo gukora. Gerageza ushaka ikintu ukora, wigire bize, kandi birashoboka, kandi ukora ibintu by'agaciro, bifite agaciro, nawe bizakugirira akamaro. Pana kwiyangiza ukora bya bindi moze mbabwira maze mbabwira inyuma by'abantu birirwa bakora ibintu bizavamo ibintu bibi, ugasanga lockdown irangiye ubayemo babiri. Ikindi guys, reka mbabwire iki kintu kiri serious. Nanjye nahoze ndi addict wa social media. Hari abantu babaye addicted kuri social media, kandi mukuri nta kintu kizima ari kubikora. Ukagenda ugascrollinga, ukava kuri Instagram ukajya kuri Twitter, TikTok, ukajya kuri Facebook. Mukuri nta kintu kizima uri gukora, ahubwo uri guscrollinga, uri kureba ibyo abandi bashyizeho. Umva, mwihangira imirimo, sibyo? Niba wumva ko nyine ubikunda, just bikoreshe mu buryo bwa kwinjiriza, sibyo? Kuko kuhora ureba ibyo abandi bashyize, nta ikintu cyonyine kiva muri biriya bintu byo kuba addicted kuri social media, nta kintu kizi muri gukora. Biriya bitera stress. Ngende umuhamya wo kubihamya. Njyewe narabikoraga igihe imyaka myinshi, nkajya ngira nkumva mfite stress. N'urugero, abanyeshuri twiga muri kaminuza ntago tuba dufite ibintu actually byinshi byo gukora, ahubwo nyuma y'amasomo nta bintu byinshi byo gukora tuba dufite, ariko twakabaye dukora nyuma ibintu bifatika. Rero nkajya mva ku ishuri nkarya, then social media, just scrolling, nkajya Facebook, WhatsApp. Umva, ibyo bintu ntago ari byiza, bitera stress. Nkajya ndyama, nkabyuka numva mfite stress, meze nk'umuntu utigeze aryama. Nkajya ku ishuri ngasinzira, nkavuga se byagenze. Nyuma njyewe ubwanjye nicaye niyiga, ndagase kucisha mpora na stress. Nyuma nza kuvumbura ko biterwa no guhora nje kuri social media, nkabifata igihe kinini, noneho nta n'ikintu kizima ndi gukora. Kera byagiraga urubyiruko cyane, ariko noneho abagabo abamama n'abapapa bakurikira kino gihe nibo bakabije nyine. Ugasanga ntago baha akanya abana babo, ugasanga nyine ntago mukuri nta kintu kindi bakora iyo bafite free time, ubwo bajya kuri social media. Mu bigabanye ntago ari byiza. Hanyuma hari cya kintu twaskipinze kubabwira cyari ingingo ya mbere, cyaba ama couples, abana cyangwa se abagore n'abagabo babana, ku kibazo cy'ukuntu abamama bafite ikibazo cyane. Abapapa ntago babagahenge. Twashyiriye ubuhamya bwinshi bw'abamama batubwiye, bakakubwira ati nge rwose ndumva nataha, ati iyi lockdown niba tubabarira irangire, kuko naho ntago byoroshye. Guhamya rero turaza kubabwira, ariko nyine icyo twabwira abapapa cyangwa se abagabo bafite ingo, please, ntawe babujije gukora ibyo bintu, nyine n'inshingano, ariko ntimukabye ku buryo umugore azaguta, sibyo? Ubundi iyi lockdown ni igihe cyiza cyo kubondinga, kwihuza, cyangwa se kubana neza no kumenyana n'abana banyu n'abagore banyu. Uko mwabyumvise rero, twavuze kuri sije ebyiri. Twavuze ku kuntu abasibateri babayeho, ndetse n'ukuntu ingo zibanye cyangwa ama couples abana.
ukuntu abayeho muri lockdown. Hanyuma rero rwose na leta nihagira umuntu ukora muri leta ubona iki kiganiro atubabariye rwose izo lockdown bazigabanye kuko komande zose zirabangamye nkuko twabyumvise. Hanyuma dusoza ndabibutsa gukora subscribe kuri The Youth TV kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi bigiye bitandukanye kandi birabafasha. Ntabwo nakwibagirwa kubabwira ngo following kuri Instagram ni Shemsa Hambo, kuri TikTok ni Shemsa, then kuri Facebook ni Nikita Hambo Shemsa. Then nyine icyo nababwira mukomeze mwitware neza muri lockdown, abagabo mugabanye byeme imiyaga ahubwo mutekinge that time mu bonding na famille yanyu, mumenyane na famille yanyu, nibyo byongera urukundo rwa famille. Hanyuma igihe cyo gukora akazi kanyu nk'abagabo kanishoro mujye mubikora ariko apana kuhoza kunyecya abagore banyu. Hanyuma n'aba singles mukurikize zira nama twababwiye mureke kuba imbata za social medias, biriya bintu birarushya. Take your time muruhuke, niba ukunda social media twese turabikoresha, genda ufate iminota 30 ujye kuri social media, ariko don't take your whole time ngo ugende ujye kuba imbata ya social media, nta kintu kizima bikora. Hanyuma rero ubwo reka duhure ubutaha tubaha n'amajwi yabo ba Mary babangamiwe, tuwe n'ibindi biganiro bigenda bitandukanye. Turabakunda cyane rero, reka tuzahure ubutaha. See ya.